kubona umuntu w'umusore araje umusore kundagira ku murongo dore ngo urukweto wambaye ngo mbambona ngo usekeje ngo dore nk'ikizubamo nk'iki ibyo ukabyumva uri umuntu ufite inzikira ako kanya wakora amahano nawe nyibutse uriya mugabo mani ibyo bigambo yavuze ngo ntabwo njoye sasa hari ibintu mani nawe nyibutsa unyibukije mpita numva umukwe muzima utanabasha guhahira umugore banze uburetse gato Ponizere ko mumeze fresh sana aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi twongera kubaha ikaze no kubasuza abantu badukurikirana cyane bajya muri comment bakaduha comment zabo bari by'agaciro cyane kumufata umwanya wanyu mukareba ibintu byacu abantu bari Burundi cyane tuba tubasoje turabacengurukiye niko babivuga turabacengurukiye cyane ubwo turabasuje turabacengurukiye cyane kabisa. Okay, rero yitwa Murundi niwe turi kumwe ariko mbere ko tugera kwa Murundi turi kumwe na Body Max Fitness barakubwira ko nibo bifuza gukora umubiri gukora siporo mu ngero zitandukanye dufite person trainer abaguha imyitozo itandukanye ijyanye n'icyo wifuza hanyuma dusange mu giporoso usa n'werekeza Kanombe winjiye mu hip-hop kati mu moso bwawe ubugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se ukaduhamagara kuri 088 3580 dufite gym nziza cyane sauna and massage swimming pool tugane tuguha izo service mba nkubwiye haruguru yitwa Murundi niwe turi kumwe Murundi umeze fresh ndameze neza namahoro ibintu ni amahoro kabisa vibe imeze gute ni original hari umuntu ugeze kubaza muri comment ngo Murundi niyo mazina ye Murundi narindi zina agira abati kandi no Murundi uwo muntu wibashije abati muzansubize amazina ndayafite sora mutagira amazina ndayafise ariko bivanye n'ukuntu abantu bakumenyereje kuguhamagara no kukwitwa ko ndi mu gihugu cy'u Rwanda ndi Umurundi abantu nahuye nabo mbere nkivuga ikirundi gihagije bamvishe ko ndi Umurundi banyita Murundi bwo magambo make n'umuntu wese duhuye tuvuganiriye gatoya anyita Murundi nari ndari gufata mayo kumbaza izina ryanjye ariko wamugani nuko wavugaga ikirundi ni ikirundi n'ubu ndakivuga ariko ubwo nyine agomba kunyita Murundi ubwo kugira umenye amazina yanjye nuko wayambajije nago abo ngabo se babibajije cyese tubaye iki nako nabo badukurikiranye mazina yanjye bayitwa Irankunda Mark cyangwa se Mike okay fresh sana ngo nuwango ka Murundi ni ka nickname na kawaida Murundi duherutse kumutungura yasohokanye na madamu nagakirishire yabaye madamu umuntu maze kumwambika impeta mukabana mu nzu iminsi nk'ingahe umuntu yabaye madamu nyuma yaho hanyuma umusaza wa Irene cyangwa se no muri famille muri rusange bayifashe gute mane nago biba byoroshe kubera ko bivanye n'ibintu byahabaye imbere yaho byakavuyo n'iki kandi umukobwa akaba nkunda nkamukunda nago yamamagara ambwira ngo nkeneye ko twica tukaganira ngo ndamubwire ngo hoye n'ubwira aho yazobona ko namwase musaza we nawe nayibona canke se famille barayibona nabi rero kubera ko nanjye ndi umuntu w'umugabo ngomba kwemera si kuko sinavutse kugira ngo buri muntu wese ambone neza cyangwa se amvuge neza ndemera bambone naba ariko ninda basobanurira ntibabyumve nta kundi nzabyihangana ndabibemo uko biri nuko ngo umaze kubimenyera kubana muri ibyo bintu kabisa so Irene arambwira ati jewe muhira bambwira ngo sinkave ngaha ngo banzuze ngo ugire iki n'iki ariko nkumva simba nanjye nashobora kubara nk'icumweru nakubona ngati nese ndakwirukana ngire ko nanjye mukunda ntabwo namara icyumweru nakubona arumva ibintu bimeze fresh kabisa hanyuma cyagiye nibwo muherukana cyanyuma yo mwana ugiye murabona nanone rimwe na rimwe nyine iyo bibaye ngombwa turabonana imyiteguro igeze ku kihe kigero se ubu ngubu mane ibintu nyene ni wa muvuduko nawe urabyumva nagaye bya bintu bitinda canke se bigira iki ariko si ngombwa buri kimwe cyose ngo nkivuge kigiye kugenda gusa nyene bizoshoboka bizakunda inshallah hanyuma ni Murundi bamaze kumenyana na Irene abantu bakubwira ko wahisemo gute ni fresh cyane cyane ni fresh ni original ibyo ngibyo se ntago bigushyira muri competition ibintu byose mbifata nk'ibintu bisanzwe ibintu byose ubifata yize nyesenya muri competition ngo bigende gute banamujyanye bajyana nirese niba bamujyanye akabyemera ko bamujyana barenzaho iki ubundi umuntu niwe wicunga niba bamubwiye ngo niba canke se jama yamubwiye ati ngo nusura akagenda ntacyo warenza wakora iki ubwo nyine niko ku mutima we bimeze asubwo ibyo ngibyo sugusa nkaho nta kintu witaho muro oya umuntu niba umukunda nawe agukunda koko ntuzugaragaze ko kumucunga cyane ko nta muntu ucunga undi nago wamushiramo ikintu kitamurimo
ngo ntago umuntu wamushyiramo ikintu kitamurimo niba yumvamo ko yagenda agenda yumvamo ko yagenda nta kintu na kimwe wakora cyatuma atagenda arenza abikenera kugenda. Mbese ubwo abantu bavuga ngo gufuhira umuntu nirwo rukundo ntago mwemeranye? Gufuhira umuntu nirwo rukundo yego, nese urafuhira umuntu kujya umuza kugenda hashaka agiye pari force wamufata? Ese umuntu mukundana agenda force mwana ko mwumvikana? Umuntu uramufuhira kavuga ati iyo nkubonye kumwe n'abahungu banumva bitanshimisha akabyumva, ariko mu gihe kuba ari kumwe n'abahungu we ari ibintu bimurimo atigera yumva ko atareka kuba ari kumwe n'abahungu bandi, ya magambo uvuze nta kintu na kimwe ashobora kuba yokora, babahungu agakomeza akagendana nabo. Ariko mu gihe nawe agukunda akumva ko umubwiye yuko arabireka. Kuri izo mpamvu ntago wacunga umuntu ngo umushobore, kandi mugaragaje ngo aramupfuhira nanone ushaka kumupfuhira we ingeso ze kugira ngo azireke, kubera ko umupfuhira ntago byashoboka nanone. Ngo hari igihe hazamo ikintu cy'ingeso. Umuntu ikintu cyose ubundi ni ingeso, ni ikintu kiba kikurimo. Okay. Abagore abantu bajya babyitiranya umuntu ako wa mugani niba umuntu mukundana bya nyabyo, nekereza ko nta mpamvu nimwe bikwiye kubaho. Reka. Izo mbogamizi zose rero ugenda uhura nazo zikwigisha iki? Ni bwa buzima nyine, ni ya sitiko turiga. Ni ya haso TV. Ni haso. Ariko ndabanga ikintu y'undi kitakuvunnye nta gaciro giha. N'ubundi ikintu kigira agaciro kubera ko cyakuruhije. Urumva niba mwari bahacuzemo ibintu nk'ibi ngibi n'iwabo bakabizamo bakaba bati ubuzima warubayemo ntabwo ari fresh, ukabicamo nyine bikarangira mubanye. Nyine kubona umuntu w'umusore araje, umusore kundagira ku murongo, dore ngo urukweto wambaye ngo mbambona ngo usekeje, ngo dore nk'ikizubamo nk'iki, ibyo ukabyumva. Uri umuntu ufite inzikira ako kanya wakora amahano, ariko urabyirengagiza nk'umuntu w'umugabo kuko kishamo gutegeza unabibwirwa. Ntabwo byaguciye intege wa mugani kugira ngo umuntu azavuga ngo urebe ubuzima ubaye. Byarambabaje kugeza aho jama numva ko kumubona no mu muhanda mbaye ni nko mu modoka namugonga, ariko nyuma yaho ndatekereza numva ko ibyo tekerezo nagize bitari byiza. Umuntu aguha icyo afite cyangwa se atanga uko ari, niba yabimbwiye afite impamvu yabimbwiye, kuko ntabwo ari kuza ngambwire kuriya nk'umuntu utekereza, ahubwo ari kuza akamfasha ibyo bintu bigakemuka ndi kubura. Ntabwo ari kuza ngansebye nabwo nyine ku matangazamakuru nabyihangana. Nese we kugira reaction ugahita ubishyira ku mukobwa ibyo umusore yakoze byo bari sawa? Umukobwa uriya ni musaza we, ni musaza we, kandi ukuntu yaje ambwira n'ukuntu numvaga nakitwara imbere ya mushiki wewe. Mushiki we ntabwo nigeze mushwanira, ntabwo nigeze muvugisha, ntabwo nigeze mutuka. We yabona ukuntu nicaye kwa kuntu uba wicaye wicurikira, ko n'urimo kumedita nyine ibibi wahuye nabyo, akabireba agatekereza ko ari we ari kumbangamira, ndi kumutekerezaho, ndi kumutekereza nabi. Kwa kuntu kakobwa nyine nakwihangana bagira, aho kubimbaza akabona nicaye muri saro mu ntebe, nawe ari mu cyumba aryamye, akayibona nyine ukuntu nk'aho ari we ari kumbangamira, yifatira umwanzuro nyine wo kugenda. Niwango nawe ntago wamucira urubanza. Byatewe, ariko wenda iramyumvire ikuntu biri mu bantu wa mugani umuntu akumva agomba kubona. Ariko se muri nanone turebe ikintu cy'ubushobozi, burya nivuga ngo nuko umuntu ujye kuma n'ingasire ubushobozi, nabwo nekereza ko nawe byayo mwana utakwifuza ko ashaka mu buzima bubi. Ariko ibintu nibishakwa, niba urabanza ugatekereza wowe, niba uzi ko nawe wavutse ukavuka iwanyu hari ibintu bya danje n'amafaranga ufite ako kanya ari iwanyu, ugomba kubitekereza uko nguko nyine, ati noneho nanjye umwana wanjye agomba kuzagenda ahantu hari amafaranga, n'uwo bazabyara azavukira mu mafaranga. Ko stile uriya musaza wiwe keka yarabivuze yuko abi wabo ashobora kuba nsumbya nk'imyaka dufate 10, ariko wowe biwa nese rya jambo yo kuvuga ngo wavukiye mu bintu bikuriramo n'ubu birimo, ntabwo uri kubyumva. Uri ugomba gutekereza ko n'iby'iwanyu byose bizazaguma biri mu bintu ibintu byaratuvuye. Wa mugani wowe ibati ryawe nubwo ripfumutse ari kuri iwawe bitandukanye n'umuntu uri iwawe. Bavuga ngo umuntu ufite imodoka yahawe na famiye arutwa n'umunyonzi ufite igare yiguriye ryamuvunye. Asubwo nta kintu bakano k'inzika mwana. Oya muvandimwe ntanabone cyo kiganiro ngo byakire nabi, nta mutima mubi, gusa nawe yamfashe nabi. Nubwo twageza turakaganira tukiyunga, ntago yamfashe neza kabisa. Bigero nyine avuga uti abana akanamugonza, urumva byari ibintu bikomeye mwana. Ni hatari. Ntago ariko abantu babyoroshye, aho kuvuga umuntu w'umugabo mwana we ntago ashoboye no guhaha, nta n'isabune wakigura, nta n'isabune ushoboye kugura mwana.
wenyibutsa biriya bintu mwana Urabona umuntu w'umugabo nagashobora ngo umukobwa wacu mwicishije inzara ese yarashonje yari yabuze icyo kurya mwana wenyibutsa uriya mugabo mwana ibyo bigambo yavuze ngo ntabwo nshoboye sasa hari ibintu mwana nawe unyibukije mpita numva avuga ngo urumva wa mugani w'umuntu avuga ngo se umuntu yatunga umwari wacu atabasha no kumugura isabune ese ubwo ibyo bintu wumva biba bitanga icyizere cyo kuzamubona muri ubu ntabwo ibyo bintu bijya guca intege umukwe muzima utanabasha guhahira umugore banza uburetse gato yangane bro yangane kabisa mwana bene kuranyibutsa nkumva ari kunyisha umutwe mwana barasi wongere kuvuga ibyo bintu ngo byo guhanisha abana pole man ago nyine bari ibintu bya fresh ariko kaba ari agaciyemo kabisa urumva wa mugani ushobora kwibaza ngo si umuntu bazamuha umugeni urumva niba umuntu ashobora gusebya nyine tuvuga wenda nyine n'ibyo nyuma mwarahuye ariko se wenda uretse nyuma ya buriya mwahuriye kuri kamera hari izindi mbabazi zigeze gusaba bitari kuri kamera cyangwa ni buriya mwari muhuye gusa si ibintu nsa n'uwabyibagiwe mani nawe ukomeza kunyibutsa kuko uri kunyibutsa none ukuntu yambwira ngo ntabwo nshoboye guhaha n'imyaka mfite kandi nitunze mbabarira asongere kugarura izo story dukeneye ko nawe mpita nihagurukira mu kiganiro oya pole kabisa pole kanari iyo ngingo tuyisimbuke nari twikomereze kabara gacemo no kwihangana nyine bibaho ariko yari isomo ry'ubuzima n'ukuntu nyine ugomba kubyitwaramo gitwari umugabo rega no uca mu bibazo akabica ntabwo umugabo ari w'ibibazo bikoma ubutwari umuntu w'intwari ni umuntu waraciye mu bintu by'ubutwari ntabwo ari wa muntu wanyuze mu tuntu tw'amafuti ngo tumukomange siko bimeze Murundi birumvikane ko ntari bureka tuganire ku bindi mpande tuma mpita nangira kumutekereza nabi cyane kandi nabyirengagije kubera ko usibye urukundo nyine mfite Irene nayo uriya musaza we yaransesereje ma ntabwo uramubabarira se ntabwo mubabarira nyine nk'abantu b'abagabo mani tugomba ntabwo byo kugira inzigo z'inzikira ariko biterwa n'urukundo ufite Irene kuriya ntabwo umuntu yakubwira ariya magambo ngo umve ko byahita biherera aho ngaho gusa nta kibazo nta nzigo z'inzikira tuba tugira ubwo se nyuma yo guca muri ibyo bintu byose Murundi bahagaze gute mwana igihe meze neza meze neza ndaho meze neza n'abavandimwe bandi inyuma na Irene ndi kumwe nawe mwanya turavugana nubwo nyine nta kintu kimwe nakishinja ibitameze neza nabyo bizashoboka kwera Imana n'abantu ariko nyuma yari amagambo ntago musaza we nta kindi yigeze kongera nyuma y'uko wenda hariya tubatunguye mwasohotse ntago musaza we yigeze kongera kubikubazaho nanone nta kintu turavugana nawe kuva kiriya gihe ese ugira nimero yo muravugana ubundi nyuma yaho twicara tukaganira tugasa nk'aho duhuriza kuri bimwe na bimwe yari amaye nimero yiwe turacata nyine tu ikiganiro nabonye kwa Ishyaka manager mwagiranye igihe Ishyaka yari yabasuye numvishe kuri telefone yamumereye nabi none bati ndagaruka se Murundi basigaye mutera ubwoba gutya bati ndagaruka Ishyaka nawe no umuvandimwe k'ibintu abankorera neza cyane Ishyaka manager tumusuhuza of course mwenyewe cyane kubera ko nta mutima mubi ariko nawe twese hamagara kuri telefone ngo iki n'iki noneho tipe mani numvaga asa n'uguhabya byatari ati ndagaruka umuntu wese agira uko atera gusa Ishyaka niwe yabikoze byose no umuvandimwe Ishyaka ndamwemera cyane ariko nawe agabanya walaye nese muri ubwo kubaho muri ubwo buryo nyine kuvuga ngo usa naho utisanzuye wumva ngo uraza kubona na Irene umusaza we nabibona bigende nabi ibyo bintu ubimanaginga gute mwana cyambere ngomba kwirinda nyene n'abanyamakuru bagituma kuko nawe siko bashaka amakuru nyene no kubirinda baza n'amakamera ahubwo gutanga ibiganiro nyene kuko ndabizi stile baza nyene nkagituma ko ibyo ngibyo nago bazaba binsabye ngo barabibona kandi ntago tubayeho kugira ngo twame twiyerekana ibintu byose tuba turimo
mbese ubwo nyine uzabaho muri ubwo buzima bwo kwishana ryari kugira ngo uri umusitari abantu barakuzi kuko yanyu irakurikirwa uzakomeza wishe se kugira ngo umusaza batabibona nta kintu mba nihisha nta n'ikintu nihisha kubera umusaza we uramutinya nta nubwo namutinya se mwiki ni umuntu nanjye ndi umuntu ni umusore ndi umusore nako genda umugabo nawe ni umusore warugeranyije ibidahuye none ni umusore uri umugabo ari iwabo uri iwawe ariko se wamagani ibyo bintu si itandukaniro rwose abagira ngo nawe abashaka kugarura mu busore niyo mpamvu ubona ibi byose biba ubona ko urwanya kugira ngo nawe ukomeze ube umusore ureke kumusiga wasanga apfuha ni injari yaba afite mbese ubundi bakubwira ko bashaka kumushakira umuntu ufite amafaranga bavuga ko munsi wa mbere agera muhira yajamo aza ngo wa mupolisi ngiki ni ashaka umupolisi ngo mwarayibanye ashaka gufite ubuceri Murundi abagaragara nk'umuntu uri aho ngaho witurije ariko iyo bamukoze mu mutwe nyambona bisa n'ibihinduka ubundi Murundi ni umuntu uteye gute mane ni umuntu witurije nyine ko wabivuze ese ndabisubiremo babyumvise ariko ujya urakara kameramani kari kuntera amapiyo y'inzoga kandi utagize kurakara nawe warakajwe warakara kandi ntabwo tubayeho kugira ngo twame turakaye twayeho kugira ngo twame turi mu byishimo ariko ababisi ntabwo batwifuriza ibyishimo ko tubihoraho igihe cyose hanyuma famiye yawe sister wawe bimeze bite ntabwo bajya gukina ijya bakaba batakoze umwana kubona kurenze babivuyemo sister yaraje antunguye arambangamira nawe ariko byararangiye nta muntu muri famiye se ujya gukina ege kubona ko batararwana waroretse babonye Irene mu bantu bose baba barakabonye ndi kumwe nabo bagatabona na Irene ubwo Irene baravuga ngo uyu mwana aragukunda nawe uramukunda kandi kirenzeho ni na mwiza ako ka mwiza niko karinye bati wahisemo neza barambwira ati wahisemo neza ati ntusamare sinzi gusamara niba ibyo byari ati ntusamare wahisemo neza umwana ni mwiza nkumva nyene ni sawa cyane ariko bamwe bakereke pare batifuza ko n'umuntu yishimye canke se ari kujya neza hari umuntu akonemo kujya ifiriti nawe yirirwa yirira ibijumba kifuza ko nawe wajya kujya ibijumba kandi mu gihe waroze ifiriti uwo munsi ntibari kuyijya mu gihe waroze ibijumba nabyo nanone nabyo bijya wamuga n'umuntu bamurekere indyo ikintu ushoboye kugeraho ni icyo ngicyo ugomba gufata tureke kugiranira amashari na bimwe mu bintu usujya wumva bavuga kuri Irene bikakubabaza nibi kuri Irene nyene hari abantu nk'umuntu wandika muri comment ngo umukobwa ngo ni beach nk'umuntu afashe umwanya kwandika comment ntago bayisawa cyane nibonye ko ari beach wabyigumijemo ushaka kusa ni kwa gutekereza umuntu wamutekereje ngo ni beach kandi mu buzima busanzwe atari beach ariko usuna byandika muri comment ubwo ngo ukongeje urwango no mu bandi ntago babisawa cyane n'ubundi aza kuresoma iyo comment yawe nawe ashobora kuyandika kuri iyo mpamvu abantu bakora ibintu kwera gashongo k'abandi nibonye ari beach uramutekerereje ushobora gusanga atari kameze wibyandika ahubwo byigumizemo bitekerezo kwawe nimba ubonye abantu kuri kamera ngo ese hano abantu ko bama kuri kamera ngo bari gutwika ushobora kuba ari kubitekereza ariko atari ko biba bimeze ubwo rero byigumizemo cyo kwandika muri comment ngo iki niki izo comment zirakubabaza kabisa comment inshinege irambabaza ariko abantu nkaho babaho ntabwo ibintu byose byakubera ibyiza nibi bigomba kubaho ntabwo ibintu byose byakubera ibyiza kabisa hanyuma muri runo rugendo rwawe ninde muntu ugufasha cyane uguha motivation kuba ngukomeza bizakunda muzabana ari umusaza bitwa Ishimwe na muvandimwe ari Burundi kabisa we ku giti cye nubwo nta kintu yagukorera ariko ni wa muntu buri munsi ebana nago mbeshe na habe na gato buri munsi aranyandikira kambaza tumeze gute umukobwa wacu Irene ameze gute umukobwa wacu Irene ameze neza akabimbaza buri munsi aransuhuza akabimbaza akagira iki niba mubwiye ati noneho bimeze uko nuko arakanashoboye aragakora ndamushimira cyane namukuri ingofero no mu Ishimwe turamusuje cyane kabisa izo motivation nizo tuba dukeneye man wenda n'umuntu uvuga n'ibiri wa mugani warekanwa komojeho n'ubundi umuntu akritika cyashyira comment mbi ariko n'undi yagukurikiranye ko se ushobora gusanga umuntu ahoraho ejo yabuje muri comment n'ubutaharagarutse mutaragarutse ahubwo umuntu wari umufano ukomeye ni umufano ukomeye ariko nanone nubwo agufana kubera ko agukunda ashaka gusenya ari umuntu ugufana akareba ibintu byawe ariko nubwo abireba ashaka bimushimisha
akamishaho comment ngo ibintu ngo buri munsi babiri gutwika iki n'iki ezaje comment uba wumva kukureba yayimushimisha hari n'umuntu yandika comment atanarebye akareba iriya titre mwanditseho agatagira kwita comment na titre atanarebye icyo gusa gashyize na comment itajyanye n'ibyo twavuze akuya kuntu abantu mwandika amatitre ugasanga wanditseho kuko amatitre akenshi niyo akurura abantu bakaza kureba icyo kiganiro ngo dusanze abantu bagwanye bamaranye kandi ubwo noneho icyo kiganiro cyabereye mu kabari n'abasinzi cyangwa se ni kiganiro wasanze hano ko barabyina noneho wasanga abantu ngo dusanze ngo abantu mu muhanda bari ngo basamba agahita yandika muri comment indaya ngo zo mu Rwanda ngo ni hatari ngo nuko nguko kandi mu kiganiro harimo abantu bariko baribyinira agahita bamuze ahubwo bantu nyukira kandi nigeze kukabona abandi muri comment noneho yanditse byiri yabanje yandikiye ya mbere yavuga ibibi nyuma tabanguze ngumva barenguzwa nawe ikiganiro ntago nacyumvisha neza so ibyo bintu rero bibaho amugani nubwo ari abakunzi bacu badukurikirana ariko baba bakwiye nyine kumenya nyine ibyo umuntu narebe soro ukuntu imeze kuko style hari gihe na cyagihe yaguhaye comment yaravye ikiganiro cyose hagiye asanga ari kuguha comment zebo kanagufasha kanaguhana support kuko kwandika comment bishobora gusoma titre y'ikiganiro gatandika comment utawigendeye usanga ntibinahuye n'ibiri mu kiganiro ahubwo kirebe watese bimeze bite uyu muntu akwiye ibi bintu nibyo koko ushobora gusanga ari na support ku macanga se ari n'inyigisho we cyari kugwa wowe ubwawe kandi wandika comment yo gusenya ako mugana wo kugusenya rwo ngo kosora ibi fazari shokura mu rundi series ukaba kosora ibi ngiye nkajya kuri za boro za rundi series kandi hano hantu neza cyane hapana kuvanga ibi bintu ni bibi ni bibi ariko werekanye kibi ni bibi urabonye kari bibi ibyo kosora none niki yakosora reka hantu habi makosora cyangwa se umfashe unsupporting uburyo kina hakosora okay fresh sana kabisa none urugendo navuga rwa social ko nka zimwe mu mbogamizi utajya wibagirwa aho nazo nizi kuva bitangira ibi bintu mbimazemo igihe gifatika nshobora kuvuga ngo nawe maze nk'imyaka 2 ariko muri iyo myaka 2 nanone nta kintu gifatika nkuko mbyifuza kiraboneka ariko aho bigeze ubu ndashima Imana uko biri kurumva rero nahuye n'ibibi mpura n'ibyiza ariko bimwe mu bintu utajya wibagirwa wahuriyemo nabyo washobora no kuba ari nka comment yagukomye kabisa ukabatisha iyi comment ikintu cya mbere nakoze kigaragara kuko muri ibi bintu by'ama filme example ikintu ahantu hambere natangiye gukora noneho byanyabyo nahise nkora boro noneho junior tarisobanura kanu karanshimishije ndashimira umuvandimwe Kiramani yanyinsize nko muri team ye nyinamwe muri iyo filme isobanuye yego twayikinye filme y'ishamba nyene ndumusirikare iyo filme bahise ya junior isobanura junior muvandimwe nawe ari kwisobanura umwanya wanjye umaraho akanya agatinda utwo n'utumotivation kabisa karashimishije cyane gatuma numva gatuma kandi imbaraga gatuma numva yuko nanjye nakora n'ibyanjye ku giti cyanjye byanga byakunda nabyo bikazagera aho bingeze kabisa kaba motivation kandi muri icyo gihe njya muri iyo filme nta n'igihe cy'amezi 5 cyari kimaze ntangira ibintu by'amafilme icyo cyanshimishije icyo cyagushimishije ibyo navuga ko ari byiza cyane motivation ibi bisino byose yani muri ibintu biba warahuriyemo nabyo ushobora kujya gushutinga ugahura n'ikibazo runaka bishobora kugenda gutya ibibazo byo nago bibura nka bibiri utajya wibagirwa ibibazo nago bibura n'ubu ngubu biraba ariko turabyihangana ushobora kugira gutya ugatega moto uvuye Kicukiro ngiye Nyamirambo ngiye muri shoot ukagera gatoya imvura igahitigwa turi muri iryo shamba iradukubise ihise nimugoroba tugenda kintu dukoze kandi uwo munsi ufuye ikibazo uwo munsi kandi Kigali kujya tuyemwo nuko tuba twakoze uwo munsi sinakoze sinabonye amafaranga yo kwishunza cyangwa se yo kujya narindi muri iryo shamba noneho mvuye nta musaruro ntwaye ukumva ibyo byose ni bya bintu ushobora gutekereza yuko waye nk'inshuro nk'eshanu mu cyumweru tucika intege sinzongera ibyo ntago ndibona ko gishe izo ni imbogamizi kabisa ni nyinshi cyane duhura nazo ariko tugomba kuzirengagiza kuko mu buzima ntuzo wirengagiza ibibi mpambe ntuze witeho ibibi ubwo witeho ibyiza ako ni kamwe nakandi kandi wibuka ngiye mane wanagira n'umuntu muri filime akakwambura tujya tuba cyangwa tugatera amanega wamesheje ibikeresha reka ndetse kumuvuga umusaza yanyambaye amafaranga 150 urumva ngo ntago uvuga we nashoye nk'amafaranga nkosha amafaranga yene n'ikiganiro kibonye akwishyure man iyi style yitwa ngo n'umukire cyane nubwo nanayivuga yitwa Nziza TV Nziza TV uzayibona ni umuyobozi ukomeye ariko ku umuyobozi ukumva ko wakoresha umuntu noneho style boro zawe ukamugasinya amasezerano
agashora nk'amafaranga yiwiwe agaguha boro ka proding ukagira iki mwavuga ngo uzamuha amafaranga angana uko kwezi gushize kwezi ugashiruka mu jasine ngo ndaje nyagwe bikarangira gutyo mani bikangira mu brose ambwa ati umusaza none se warabyukuntu nyeza ko nanjye mu byondo bagiye kunyirukana amafaranga no kwishira ibyondo nayakoresha muri projet zawe kandi zaragiye hanze warazibonye ibyo wanumye narabigukoreye ngo ndaje nyagwenda amezi 2 3 agashira kerangira ku brose buru namwandiki ati none se umusaza ndinde kujya mu bayobozi tunujya mu bayobozi nkababwira ko nzayaguha birakumarira igiko n'ubundi nahita nyagwa kanya gati nyene bwo ngo yakoze yabipanze amaye akazi yabipanze amafaranga 150 gusa y'umuntu akwambuye canke se akwibye aguteye imbaraga zo gukora ntacyo byambwiye ariko gusa umuvandimwe ndamutekerezaho nkumva nubwo ari umuyobozi canke se nubwo yaba ari umuntu ukomeye ntago byakabereye ntago byari bimubereye gukoresha abantu azakatari bubishura none nka nisopa amafaranga nko mu mfuki wanje urumva wa mugani gushiramo nawe nawe no ko umuntu yakwambura wenda wakoze ariko iyo washizemo yawe mwana nashutinze amamovi ukwezi kose nshira kuri YouTube channel iyo twasenyanye amasezerano vana ko ndi bushora kazayampera rimwe ku kwezi cyo cyarageze nani igihumbi igezamo amafaranga 150 amafaranga 150 igihumbi kimwe nago yigeza akima abantu banangira inama atigenda umurege bagire channel ye bayikureho avuga ati giye ku mutima wa runo mfite nago kandi ngiye nabikoraga bahita bayikora ko kanya ko shusho zanjye ziriho kandi ntizishuwe kandi nakora nashoye amafaranga yiwanje nagenda nkereka cyane bagata bayikura ko kanya ariko n'abantu bangizo nama nabo ndabirengeza avuga ati reka mbe muretse niba yikuraho nta nyugo ndi bute mbona kora ko yikuye arabahombye ariko nawe reka azabone yuko nanjye nageze mwifuriza ikibi ameze mwifuriza ibyiza we anyifuriza ibi ntacyo yabitwaye kabisa okay first time twamurundi muri reka tugushimire man tuma turagana ku musozo bamugana ufite gahunda nyinshi cyane tunakureke ugire n'izindi gahunda werekezamo sinzi ubutumwa wagenera abantu ukabibutsa na serie yawe man ya Murundi series ubu ngubu episode ya 2 iriho abantu bakomeza bayikurikirane cyangwa se niba wenda hari iminsi uburi zaje sohokera wamenye tubwira gaciya nyuma ugiye n'ubutumwa ugenera abantu tugukora cyane tuba kubwira ngo ni kwa mbere no kwa kane ko ko turimo gukora cyane handi gihe hazajya nka uploadinga buri munsi cya mbere nuko abafana nyine bari buyikurikirana cyane kuko kwikurikirana cyane nkabona yuko barimo bantera intege ni nako gukora cyane kona gaseri keza cyane katangiye gakinamo abahungu babiri n'abakuru n'umukobwa umwe kuri kabiri naho kwa ruko kuri gatatu abakobwa bashika 4 azajya naho usanga ebana karitiye yose kabisa ni ibintu byiza cyane bimwe batandukanye benshi cyane okay fresh na butumwa bundi ugenera abantu hanyuma tugasana ingaruka cyambe nuko nyene nabwira ko mbakunda cyane ariko reka manze babwire nyene yuko Irene wanjye ari ku mutima bamwe baduca intege nyene bakomeze baduca intege ariko hazacika izabo izacu ntabwo zizacika cyambe ndabakunda cyane nkakunda by'umwihariko abarundi kunda abanyarwanda hakunda na bamwe barakurikirana series zanjye Murundi series kuri The Haso TV canke se no kuri mfite na YouTube channel yanjye yitwa Murundi TV nayo washigikira ko naho mfite ibikorwa mfiteho nibindi kandi nanone neganya gushaka mwino miso okay fresh sana mundi wakoze cyane kutuganiriza reka tubashimire mwese mwadukurikiranaga muri mu bice bitandukanye hirya no hino kwisi reka mukomeze kunogerwa n'ibiganiro yawe TV bibagezaho nakagaruka reka dusubire mu biganiro byacu bitaha amahoro y'Imana bane nama